ukwemera aba yamenye Imana Data. Alleluya. Yesu Kristo yongeye kutwibutsa ko ari we nzira. Bisobanuye iki? Inzira mwese murayizi, umuhanda ugucyura ukakugeza iwawe, inzira ufata ikakugeza aho ushaka kugera. Muri ibi bihe rero ndetse n'icyo gihe hari amashuri menshi, hari ibitekerezo byinshi, hari itorero, hari amatorero menshi yumva ko yakuganisha nyine ku nzira, mu nzira y'ukuri. Ariko Yesu Kristo aravuga ati ni njyewe ubwanjye, ni njyewe nzira, ni njye nzira iganisha kuri Data, iganisha ku mukiro, iganisha ku byishimo. Ni njye cyerekezo, muri makeya ni njye cyerekezo. Ku cyumweru twumvise yavanjiri aho abigishwa baraye ijoro ryose bagoka bakora, ntacyo bafashe, ntacyo babonye. Yesu araza ati mu inshundura zanyu muzerekeze iburyo. Umuntu yavuga ko bari bakoreye ibumoso, mwerekeze iburyo murebe ko mutaronka. Baronka amafi 153. Uwo mubare ni igisobanuro, ni igisobanuro cy'uko ko barobye amafi y'amoko yose. Mu myemerere y'icyo gihe no mu bimenyi bw'icyo gihe, amafi yose uko muyazi, amoko y'amafi yari 153. Uvuga ko icyo cyo kongera kwibutsa abigishwa ko bafite ubutumwa bwo kujya mu mahanga yose, ko bazigisha amahanga yose, ko inkuru ya Yesu Kristo ari inkuru ya bose, ko atari inkuru tugomba kwihererana. Yesu aravuga ati mujye hejuru, ntabwo muzahisha urumuri ngo murushyireho hejuru ikibo. Yesu Kristo rero ni inzira iganisha ku mukiro. Hari izindi nzira ziganisha mu rupfu, hari izindi nzira zidafite aho ziganisha, hari izindi nzira zidahesha Imana ikuzo. Ni njyewe nzira, kandi inzira iganisha ku Mana. Ni munyoboke muri makeya. Kandi noneho murumva ko gufata inzira harimo nawe ugomba gushyiraho hakawe. Nta byo kuryama birimo, nta byo gusinzira birimo. Haguruka, ni njye nzira y'ukuri. Mu isezerano rya kera iyo nyigisho yari isanzwe, aho bavuga ati dore hari inzira ebyiri. Hari inzira iganisha ku mukiro, hari n'inzira iganisha ku rupfu. Hari inzira igoranye, ifundanye, ariko iganisha ku mukiro. Hakaba n'indi y'igihogere, ariko ikujyana ku rupfu. Ati hitamo rero. Uyu munsi ni umunsi wo guhitamo. Dusaba Roho Mutagatifu kugira ngo dufashe guhitamo, duhitemo neza, duhitemo Yesu, kuko ari we utuganisha ku mukiro. Ati ni njyewe ndukuri. Hari inyigisho nyinshi hano hanze, hari inyigisho nyinshi cyane, ndetse no muri kiliziya hari inyigisho twumva zimwe zishaka kwiyomora kuri kiliziya. Ati ni akazi kanyu. Yesu Kristo niwe kuri, kandi noneho uko kuri yagusigiye kiliziya niyo izakugeza, niyo igusobanurira neza, niyo ikwigisha neza. Bariya bepiskopi bacu bunze ubumwe na Papa, nibo basimbura b'intumwa nk'uko mubazi, nk'uko ba Filipo na ba Yakobo twizihiza uyu munsi bari intumwa. Bariya bepiskopi bacu nibo Yesu Kristo yahaye umurimo wo kudufasha no kutuyobora mu nzira y'ukuri. Ukuri rero naho kuri, ni naho hari ubugingo, nubwo wahura n'umusaraba, nubwo wahura n'ibibabaje, ariko uba uri mu nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu Kristo rero umwana w'Imana, Yesu Kristo umwana w'Imana, uri inzira n'ukuri
n'ubugingo. Ukwemera aba yamenye Imana Data.